Ngaha turaje Nyagasani, twitabiriye iyi ngoma yawe y'urukundo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugera neza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya gatanu cya Pasika, tariki 21 Gicurasi 2025. Aha hantu niho tugiye guhura n'Imana, duce bugufi twakira ijambo ry'Imana. Isomo rya mbere ni iryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 15 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. Muri iyo minsi abantu bamwe bavuye muri Yudeya baza bigisha abavandimwe muri Antiyokiya bati, niba mutigenyesheje uko Musa yabitegetse ntimushobora gukizwa. Nuko havuka amakimbirane n'impaka zikomeye kuri Pawulo na Barinaba, bavuguruza abo bantu. Niko kwemeza ko Pawulo na Barinaba hamwe n'abandi muri bo bajya i Yerusalemu kureba intumwa n'abakuru b'ikoraniro, bakabagisha inama kuri icyo kibazo. Nuko kiliziya ya Antiyokiya ibafasha ku byo bari bakeneye mu rugendo, banyura muri Fenisiya na Samariya, babatekerereza ibyo guhinduka kw'abanyamahanga, maze iyo nkuru itera abavandimwe bose ibyishimo byinshi. Bageze i Yerusalemu, kiliziya yaho irabakira hamwe n'intumwa n'abakuru b'ikoraniro, hanyuma babatekerereza iby'Imana yakoranye nabo byose. Ariko bamwe mu bemeye bo mu gatsiko k'abafarizayi batera hejuru bati, ni ngombwa ko abanyamahanga bagenwa kandi bagategekwa kubahiriza amategeko ya Musa. Intumwa n'abakuru b'ikoraniro bateranira hamwe kugira ngo basuzume icyo kibazo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 122. Tuzajya mu ngoro y'Imana twishimye. Mbega ibyishimo nagize igihe bambwiye bati, ngwino tujye mu ngoro y'Uhoraho. None urugendo rwacu rutugejeje ku marembo yawe Yerusalemu. Yerusalemu uri umurwa wubatse neza, umujyi ucinyiye cyane. Aho niho imiryango ya Isiraheli, imiryango y'Uhoraho iza mu mutambagiro. Aho niho Isiraheli iza gusingiza Uhoraho ko yabitegetswe. Niho hari intebe y'ukomoka kuri Dawudi, intebe yicaraho igihe aca imanza. Tuzajya mu ngoro y'Imana twishimye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 15 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa bati, ndi umuzabibu w'ukuri, naho Data akaba umuhinzi. Ishami ryose ritera imbuto muri jye araritema, naho ishami ryera imbuto araryicira, agira ngo rirusheho kwera imbuto. Mwe murakeye kubera ijambo nababwiye. Nimube rero muri jye, nanjye mbe muri mwe. Uko ishami ridashobora kwera imbuto ku bwaryo ritari ku muzabibu, namwe niko mutakwera mutandimo. Njye ndi umuzabibu, mwe mukaba amashami. Uba rero muri jye, nanjye nkaba muri we, yera imbuto nyinshi. Koko tutari kumwe ntacyo mwashobora. Utaba muri njye azajugunywa nk'ishami ritera maze yumagane, kandi bene ayo mashami barayasakuma bakajugunya mu muriro agashya. Nimumbamo n'amagambo yanjye akababamo, muzasaba icyo muzashaka cyose muzagihabwa. Igihesha Data ikuzo nuko mwakwera imbuto nyinshi, mukaba n'abigishwa banjye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, uronke ibyiza by'Imana buri munsi. Buri munsi uhinduke uko Nyagasani ashaka. Buri munsi ugende neza mu nzira za Nyagasani bitewe n'ijambo rye wumvise. Iyo wumvise ijambo ry'Imana, ukaryakira, ukarikurikiza, ukora neza, ubaho neza, ugira ubuzima bwiza. Amasomo twateguriwe kuri uno munsi nadufasha gutekereza ku byo dupfa kandi ari byo tunapfana. Wasanga nawe mu rugo rwawe, wasanga nawe mu muryango wawe, wasanga iwawe ibyo mupfa ari byo mupfana. Mupfiki iwawe, mupfiki. Ese mupfana iki? Akora kujya ubanza ukareba uti dupfana iki? Ko dushwanye n'uyu, ko turi gutemagurana, ko turi kurwana, ni iki kiri gutuma turwana? Ni iki gituma duhanganye? Turapfiki. Turapfiki mwa babyeyi mwe, turapfiki. Iryo jambo uze kuribaza umugore wawe, uribaza umwana wawe, uribaza umugabo wawe, uribaze umuturanyi wawe, wa wundi mufitanye ibibazo, ati haryo ubu turi gupfiki koko, turi gupfiki. Uraza gusanga nyuma yaho niba uzasanga uzi ko bino duri gupfa ari byo dupfana. Tekeza nawe ikintu mupfa ari cyo mupfana. Mbega agahinda
mbega ikimwaro, mbega isoni nyinshi. Mbere yo gukomeza tuzirikana kuri amasomo adufasha kuzirikana isano dufitanye isumbi y'amaraso, reka tubanze twumve iyi nkuru bityo uze kureba nawe niba mu rugo rwawe koko hakiri amahoro, hakiri ubwumvikane, hakiri ubusabane, cyangwa wasanga nawe sekibi yarahatambutse. Icyo bita sekibi, shitani, ngo diviser, nutambuka hagati yanyu mwari muzi ubumwe, nuko rero igisate kimwe akagishyira ku ruhande, ikindi agashyira ku rundi ruhande, nuko gatambukamo hagati, ngo yagera hagati akishima ati ndabahamije, ariko rebera igisate kimwe hirya n'ikindi hino, wari kwitambukiramo hagati y'idegembya. Uwo niwe bita shitani mubyeyi, uwo niwe nyine gatanya, ngako gatanya. Hirya kure muri Afurika ngo higeze kuba ikibazo kirekire gikomeye cyane cy'abacamanza bakiraga imanza mu rukiko. Ngo mu cyumweru kimwe umucamanza ngo yakiriye imanza zigera muri 40, nshatse kuvuga zinahagije. We reka tuvuge dutyo, dore ibirego ko ari 6 byari bibumbiye muri izo manza uko ari 40 mu cyumweru kimwe. Izo manza ngo zari zo gusaba gatanya, nuko abashinzwe urugo nyine banyarukira mu rukiko bagiye gusaba gatanya. Reka twumve ibirego bazanye, wasanga nawe kiri wawe, wasanga uri kubitegura, wasanga uri gutegura kujya mu rukiko nawe, kubera kimwe muri ibi birego ushobora kumva ahangaha. Hanyuma nituza gusoza uze kureba ngo hari ibirego bishingiye kuki, uze gusoza uvuga uti ijambo rimwe ibirego bishingiyeho ni irihe, ngo umwitozo ntuze kuwibagirwa uza gusorezaho. Dosiye ya mbere ngo ni urubanza rw'umugore waregaga umugabo ati umugabo wanjye yagiye mu ngeso mbi z'ubutinganyi, ntacyubaka urugo, ntacyuzuza inshingano z'urugo uko bikwiye. Ubu rero nje gusaba gatanya kugira ngo nisubirire iwacu kuko ibi sinabivamo. Urubanza rwa kabiri ngo rwari rw'umugabo waregaga umugore we ati umugore wanjye namufatanye n'undi mugabo umuturanyi, nuko musaba ko yamunkwera bwa kabiri akamukwa inka 5, none kuva ngubu yampaye inka imwe ansiga nk'izindi inka 4. Rero abagiye iwabo ntago dushobora kongera kubana kandi akirimo amadeni, n'umugabo we nibagende sinongera kubana nawe, nanjye gusaba gatanya ko nongera kubana nawe kuko yaciye inyuma, none akaba ataranyishyura n'amadeni bandimo, we nishorekeye. Ikirego cya gatatu ngo cyari cy'umugore nanone waregaga umugabo we gatanya ko muri telefone ye y'umugabo ngo asanzemo amafoto, ibiganiro agena n'abandi bakobwa, ibiganiro biganisha ku ngeso mbi, nuko ntiyabishyira amakenga, ingeso mbi z'ubuhehesi umugabo we yadukanye. Ubwo rero sinongera kubana nawe kuko atanakimvugisha njye mu rugo, asigaye yivugishiriza abandi ijoro ryose, ari kuvugana n'abakobwa, ari kuvugana n'abagore, yishuwe mu ngeso mbi z'ubuhehesi, ntakimvugisha. Ubu rero ndashaka kwisubirira iwacu. Ikirego cya kane ngo cyari cy'umugabo waregaga umugore we uburyo ngo yamushatse azi ko ari isugi, wageze mu rugo asanga atari isugi, nuko akajya atungurwa nuko umugore we afite ubucakura bukomeye cyane ku bijyanye n'irari ry'umubiri. Nuko ngo umugabo amubajije aho yakuye amakuru, umugore amurya sini ntiyongera kumuvugisha, amwima amakuru. None rero ubwo umugore wanjye atama amakuru, nta kindi usibye gutandukana nawe, sishaka kongera kubana n'indyarya. Ngo ikirego cya gatanu ngo cyari cy'umugabo wasanze umugore wari kwikinisha, wagerageje kubimubaza impamvu abikora, umugore aramurakara nk'ikibindi, kugeza n'ubu ntibarongera kuvuga rumwe. Sishaka kubana n'umugore wikinisha, nje gusaba gatanya kugira ngo asubire iwabo, yo kunyicira urugo. Ikirego cya gatandatu ngo cyari cy'umugore ngo waregaga umugabo we ko afite umwana ku ruhande, afite umwana yabyaye arerera mu gihuru mu bigunda, akamutagozaho amafaranga menshi kandi akuye mu rugo rwabo. Sinshobora kongera kubana nawe, agenda atunge uwo mugore we, agenda atunge iyo ndaye n'umwana we, ubundi dutandukane burundu. Uko umucamanza akomeje yubura dosiye asanga ibyo birego byose ari aho bishingiye, ari aho bishikiye. Nuko mwarimu nyine arabaza ati ngaho fari ibirego byose icyo bihuriyeho, ngaho cy'Imana Yezu Kristo akuzwe. Ibirego byose rero mwakurikiye bishingiye ku ijambo rimwe, ushaka kurangiza irari ry'umubiri ryari ndindi tanarangira. Buri kirego cyose umugabo n'umugore, umugore n'umugabo. Kuri iyo foto nawe
ingo nyinshi uzi wasanga ari bene ibirego biri gusabirwa gatanya kutarangiza irari ry'umubiri. Ikibazo cy'irari ry'umubiri mwabyeyi mwe kiradukomereye, ikibazo cy'irari ry'umubiri kitugeje ahanga gushaka kurangiza irari ry'umubiri. Tuze kuzirikana hamwe n'amasomo y'uno munsi ko irari ry'umubiri ryirukana inyota y'Imana. Irari ry'umubiri ryakujeho ku buryo bwa karande, ku buryo bukomeye, aho ngaho nyine Imana ihita ihunga, Roho Mutagatifu ahita ahunga, kuko umubiri na roho ngo ntibyuzurirana. Bigusaba rero igihe roho itari gutegeka umubiri, nibwo uzasanga hajemo deséquilibre, ubusumbane. Usibye ikibazo cy'irari ry'umubiri, ongera urebe, uraza gusanga muri ibirego byose nta na hamwe bagaruka ku ijambo ry'Imana. Ntibapfuye isengesho, ati wagiye mu isengesho wenda ntiwateka cyangwa ntiwuzi inshingano uko bikwiye, wagiye gusenga, wagiye kuririmba, ati wagiye kumva ijambo ry'Imana, wagiye mu misa, wagiye muri groupe de prière. Nta na hamwe bigeze bagaruka ku isengesho, ahubwo irari ry'umubiri ntiyigeze hagarukamo kuri roho. Ibintu byose bishingiye ku mubiri, nta na kamwe karo kajemo, nta gasengesho, nta nama yigezamo, byose bishingiye kurangiza umubiri. Ese mu rugo rwawe wasanga nawe mukora ibintu byose ariko mukaza kwibagirwa isengesho, mukaza kwibagirwa kujya Yerusalemu. Ngaho Nyagasani nshaka kutuganisha uno munsi gusubira Yerusalemu. Igihe cyazo cyavutse mbere yuko tujya mu rukiko, yaho twabanzaga gusubira Yerusalemu. Yerusalemu bishatse kuvuga aho tujya tuzamutse dusanga Imana. Byakoraniro Pawulo na Barinaba twumvise mu isomo rya mbere, bakazamuka bagiye Yerusalemu kugira gute? Kugisha inama. Iyo ugiye Yerusalemu ujya inama n'Imana, ubundi urugo rwa rukongera gasubira. Naho ubundi ibibazo by'umubiri, iraha ry'umubiri, kurangiza ibyifuzo by'umubiri, ibyo byose iyo byipakiwe mu buzima bwacu, bikuzura mu buzima bwacu, nibwo uzasanga turi gusaba gatanya, ati nanjye ndashaka gatanya, kuko habuze iki? Habuze isengesho, habuze rwa rugendo tugomba gukora tujya hehe? Yerusalemu. Pelerinage, kuzamuka tukajya Yerusalemu. Turumva ikoraniro ry'Yerusalemu. Inama ya mbere yabereye Yerusalemu asaga mu mwaka wa 49 cyangwa 50. Inama yicariye ikibazo cya circoncision, kugenwa, ikibazo cy'umubiri, agahu k'umubiri. Bamwe bati kaveho, abandi bati ntikaveho, ariko tuzabona ko ikigambiriwe ntago ari umugenzo wa Kiyahudi w'inyuma Imana ishaka, ahubwo umutima ugarukiye Imana, umutima w'abigishwa uri kugarukira Imana. Kuko akenshi twita ku migenzo y'inyuma tukibagirwa umugenzo wa gipfura ukurangamira Imana. Havutse ibice n'impaka, Abayahudi bari ku gice kimwe n'Abafarisayi, ati abo ngabo bagombe bagenwe. Abanyamahanga bari kuza bagana ubukristo, ati bagenwe ibyifuzo by'inyuma, babanze barangize ibyo by'umubiri. Nuko rero ntibite kuyoboka Imana rinyuze Nyagasani, nk'uko abantu benshi bagiye bayoboka amadini aho kuyoboka Imana. Iri somo rikunye najye rinyure, ridufashe kujya kureba ibintu byose twagiye tuyoboka twimirije imbere irari ry'umubiri, bya bindi dupfa. Uraza gusanga ibyo dupfa byinshi bishingiye ku kurangiza irari ry'umubiri. Ati rwose umugabo wanjye ntacyo inshingano, umugore wanjye ntacyo inshingano z'uburiri, umugore wanjye, umugabo wanjye, umusore, umukobwa, ugasanga neza byose bombori akajagari gakuruwe n'umubiri, kurangiza irari ry'umubiri. Igisubizo dusanze mu ivaji y'uno munsi nuko impamvu ibyo bibazo by'umubiri byaje iwacu twapfukiranye Imana. Yezu ati ngende umuzabe umwe mu kamashami, nuko twahanyutse, nuko twavuye ku giti. Igiti ni Yezu, ntitugikura intungamubiri uko bikwiye, intungamubiri za roho twarumiranye. Kubera iki? Twarahanyutse. Yezu ati uba muri njye nanjye nkaba muri we, yera imbuto. Amen. Impamvu tutakiri kwera imbuto nuko tutakiri muri Yezu. Ngewe za gatanya nguko gusenya ingo. Kubera iki? Twabuze Imana iwacu. Yezu yaravuze, Yezu yabuze iwacu, ntitukiri muri Yezu. Buri wese yagiye ukwe, buri wese yagiye gucyura, agacyura abandi bagacyura abandi bagore. Urugo rwacu rwajemo akajagari. Harabura iki? Ntitukigera Yerusalemu. Ubuzima bwa roho bwarakendereye iwacu. Nibwo rero ibyifuzo by'umubiri biza ari byinshi: kurwana, gatanya, intambara, gusenya, kujya gusenya ingo z'abandi, irari ry'umubiri cyongera, ubusambanyi bukabije, ubutinganyi, guca inyuma, n'ibindi byinshi cyane bigenda byikura aho ngaho. Byose bishingiye ku irari ry'umubiri, gushaka kurangiza ibyifuzo by'umubiri.
ariko isengesho ryarakamiye, nibwo uzasanga irari ryarazamutse, icyaka cyaraje, ariko inyota y'Imana yarazimiye. Uze gukora umwitozo nawe uno munsi, aho tuza gusoreza, urebe ibibazo biri mu rugo rwawe, urebe ibibazo biri mu muryango wawe, urebe umuntu mutari guhuza. Uze gushishozora gusanga irari ry'umubiri, ibibazo by'umubiri ari byo biri kuzamuka, problème de la chair, ibibazo by'umubiri. Murapfiki. Uze kwicara neza witonze, nk'uko Pawulo na Barnaba bagiye Yerusalemu, bagiye kwicarana n'intumwa kugira ngo bakemure icyo kibazo cyari cyavutse cyo kugenya abanyamahanga bashakaga kwinjira mu bukristo, bari kuba abakristo. Nawe uze kureba impamvu iri kuzitira ubukristo wawe, impamvu ubukristo buri gukendera, impamvu hari izo za gatanya nyinshi cyane zirushaho kwiyongera, ingo nyinshi ziri gusenyuka. Baza gusanga utagiye kure ari ikibazo cy'umubiri. Ibibazo byinshi dufite bishingiye ku mubiri, tukirengagiza ko dufitanye isano isumbuye y'amaraso, tukirengagiza ko dufitanye isano y'ukwemera. Akenshi rero twibanda ku masano y'umubiri, dushaka kurangiza ibyifuzo byose by'umubiri. Nyamara igihe cyose utari mu Mana ntabwo ushobora kwishima. Uzishima ryari? Igihe cyose uzaba uri kumwe n'Imana. Nibwo uzasanga nyine za gatanya ziri kuza, nta byishimo byaboneka muri izo ngo nyine, kuko nyine habuze Imana, habuze urukundo. Nawe rero uze gutangira utegura inama y'urugo, kuko ibibazo byinshi bizakemukira mu nama y'urugo. Ngiyi nama igiye kubera i Yerusalemu, igiye gukemura iki kibazo. Bityo kazamenya ko hanyuma urugo atari urukiko, ahubwo imbabazi. Ni nayo mvuga umuhanga avugaga, tujye gusorezaho ati, umunsi urugo rwawe umugabo yatsinze umugore, navugaga mu rukiko, cyangwa umugore agatsinda umugabo mu rukiko, danger de mort hegereye wapfa, aho ngaho ni kwa Sekibi. Kuko imanza zose kujya mu rukiko ni ikimenyetso cyabuze Imana, kuko mu rugo, urugo ntabwo ari urukiko, ahubwo ni imbabazi, kongera guhura, kongera kujya inama, gusabana, tugasabana n'Imana ndetse n'abagenzi bacu. Mubyeyi, utitondeye umubiri wakugusha, wagukoza isoni. Niyo mpamvu natwe tugomba kujya inama. Ujya inama n'urugo rwawe, ujya inama mu muryango, nawe kandi bize kurangira uri kwigira inama, kugira ngo umubiri wawe uyobore kuri Nyagasani, maze ibyifuzo byawe, ibitekerezo byawe byose byerekere kuri Nyagasani. Nibwo uzakora icyo Imana ishaka. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.